Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, atatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? Inkomane ni ahantu hahuriye imihanda. Wabonye kino cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu nkomane? Atanga inzira ku binyabiziga binini, B gabanya umuvuduko uhe inzira abanyamaguru, C tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera, D tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni se tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutanga inzira, kikaba kivuga ngo ugiye guhinzira ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda munini ugiye kwegera, kubera ko akenshi uzakibona uri mu muhanda muto, uwo muhanda muto usukira mu muhanda munini, cyangwa uwo muhanda muto ugiye kwinjira mu muhanda munini. Kandi urabizi niba ugiye mu muhanda munini abayobozi b'ibinyabiziga barimo bo barikomereza, wowe ugiye kuwinjiramo ni wowe ugomba kubaha inzira. Kino cyapa bajya banakibaza ukundi bakakibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Aho banyura bazengurutse. Aho banyura bazengurutse nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Iyo hagezeho icyerekezo cyose waba uturutsemo winjira mu cyerekezo cy'iburyo. Rero ibinyabiziga biri ibumoso bwawe biba byagutanze kuhazenguruka, utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe. Ubwo uburyo bwose bazakikubaza muzahita ugikora kubera ko mbabikubwiye hakiri kare. Iyo bakubajije ngo iki cyapa gisobanura iki, nta kintu barengejeho, avuga ko gisobanura ngo tanga inzira. Ibyo ni ibibazo bitatu babaza kwa kiriya cyapa. Ndizera ko niba kikubaza uko bazakikubaza kose uzahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Bino bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, biba bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda. Ariko ku bantu batembereye muri Kigali hari igihe ubona barabimanitse biri hejuru y'umuhanda cyangwa se biri ibumoso. Kubera iki? Hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, B hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, C kugira ngo birusheho kugaragara neza, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni se kugira ngo birusheho kugaragara neza. Uretse na bino bimenyetso bimurika, na biriya bimenyetso byo hasi mu muhanda n'ibyapa byose bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragarira neza abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Mbibutsa ko kode nziza ziri kuboneka. Bwira akarere ushaka gukora
gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa se dukoresheje telefone, ariko hose iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa hagana he? Rishyirwa he? A kuri buri nzira, B hagati y'amasangano, C iburyo bw'amasangano, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Itara ry'umuhondo ni ryarindi bakoresha bakwereka igice cyaguteza ibyago. Niba hari nk'imirimo iri gukorwa mu muhanda, hari igice cyaguteza ibyago, bashyiraho itara ry'umuhondo rimyatsa bakubwira ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda. Iryo tara rero ariko ukibuka ko ntacyo rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Iryo tara rero riba rishobora gushyirwa kuri buri nzira cyangwa se hagati y'amasangano. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wayihisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buhe buryo? A itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa, B agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro, C itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Batubwiye ngo itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. Urabizi ku manywa ntabwo bakoresha ibintu by'amatara, kubera ko ku manywa umuntu ashobora kugucaho na telefoni iri kwaka ntubibone. Ahubwo ku manywa nibwo bakoresha agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. Noneho abari nijoro bakabona gukoresha itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku. Urikona ko barabicurikiranyije, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya noneho babicurukuye uhita ubikora, niyo mpamvu babikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Bushobora kugera ku bihe bipimo: A metero 2.50, B metero 2.75, C metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 2.75. Kino kibazo bajya bagifata bakagihindura, bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero ntibizakugore. Bakavuga ngo A santimetero 250, B santimetero 275, C santimetero 300. Ntibizakugora, ikintu baba bakoze ni uguhindura ingero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Kuvuga ngo metero 2.75 no kuvuga ngo metero no kuvuga ngo santimetero 275, ibyo byose aba ari kimwe. Ndizera ko niba bihindura bitazakugora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa wowe turi gukosorana kino kizamini urabona gifite iyihe shusho? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku muhanda? A umuyaga w'intambike, B urusaku rwo mu muhanda, C ikibuga cy'indege,
D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo umuyaga w'intambike. Ukibuka ko bino byapa biburira uba ugomba kubibona hakiri kare. Bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. No kuvuga ngo ukibona kino cyapa aho gishinze ntabwo ariho hari umuyaga w'intambike, ahubwo uzabanza ugenda urwo rugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri uwo muyaga w'intambike. Ndizera ko rero waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya karindwi kikabaza ngo ahatari Munsi umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba, keretse yanyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga, gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Niba ufite kino kinyabiziga gifite uburemere burenga toni 3.5, kuvuga ngo toni 3.5 no kuvuga ngo ibiro 3500, ibyo byose ni kimwe. Gifite n'uburebure burenga metero 10, birumvikana ni rukururana. Uba ugomba rero mu gihe uri kugenda mu muhanda gusiga hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere umwanya uhagije kugira ngo naba kudepashije akabona wenda hari ikindi kinyabiziga cyahise kimanuka yigobeke muri uwo mwanya wasize adateje impanuka. Ariko bari kutubwira ngo weho utwaye iyo rukururana uwo mwanya uba wawureka mu bihe bikurikira. Ushobora kuwureka ryari? Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi se mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Mugeze ahantu mugasanga ibigendera mu muhanda ni byinshi harimo ambutiyaje, uwo mwanya wawureka. Cyangwa se ugeze n'ahantu n'ubundi kunyuranaho bibujijwe, uwo mwanya naho uba wawureka. Niyo mpamvu duhisemo rero A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Tari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 8 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari giharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayo matara aba afite amabara asate: A, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B, ay'inyuma batukura cyangwa se n'icunga rihishije. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, ay'inyuma basa n'icunga rihishije. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubirebe ku kinyabiziga imodoka niguca urabireba. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe inyuma batukura cyangwa se n'icunga rihishije. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri kandi ni systeme ibiri kugukosora. Kibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibigitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibe binyabiziga ibinyabiziga bigendwamo n'abana, be binyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cy'ukuri nta kindi ni se a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda ku ruhande rwawo. Murabizi ikinyabiziga nubwo cyaba gihagaze impande y'umuhanda, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi. Ariko hari ibinyabiziga byo bidategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda ku ruhande rwawo. Ni bino binyabiziga bigendwamo n'abana, tuno bashyiramo abana bagasunika, na bino binyabiziga bigendwamo n'abamugaye utugare. Niyo mpamvu duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Kirangwa n'amabara asati: a ubururu, umweru n'umukara; b umukara, umweru n'umuhondo; c icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara; d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni a ubururu, umweru n'umukara. Kino cyapa cy'inyongera kiba gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Bari batubajije amabara, niyo mpamvu duvuze ngo ni a ubururu, umuzenguruko w'ubururu, umweru, ubuso bw'umweru n'umukara, ibirango biba ari umukara. Ndizera ko ramuzamo a, ndizera ko ramuzikandika ku gapapuro. Ubonye video utari kuyibona y'ibyapa nyongera irahari kuri YouTube channel yanyu, cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp, nimero zanjye mba nazibahaye nkayiguhereza mu gihe kitarenze iminota 2. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngo ufatire kode nziza. Waba ukeneye kwiga tukakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya 11 kikabaza ngo mu mijyi no ku mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenga ibihe bipimo: a toni 10, b toni 16, c toni 24, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko hari amakamyo menshi yarenza buno buremere baduhaye. Kandi mu kibazo batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yose ibaho ntibushobora kurenga toni 10, toni 16, toni 24, kandi hari amakamyo atwara nka toni 40. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko hari amakamyo menshi yarenza buriya buremere. Kibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ubuso bw'umutuku, handitsemo amagambo avuga ngo stop, bisobanuye guhagarara. Urahagarara byagenze ute? a guhagarara aho abanyeshuri bambukira, b hagarara akanya gato, c ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira, d gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni b, hagarara akanya gato. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye urahagarara akanya gato nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, kubera ko akenshi uzaba uri mu muhanda muto, uwo muhanda muto ugiye gusukira mu muhanda munini. Kandi murabizi abantu bari mu muhanda munini bo barikomereza, wowe ugiye kuwinjiramo ukabaha inzira. Ndizera ko ramuzamo b, ndizera ko ramuzikandika ku gapapuro. Kibazo cya 13 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu y'intera itandukanye icyapa cy'ahantu haba iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara,
iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? A, rifite ubuso bw'ibara ryera. B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C, mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Iyo wavuze kare aba ari impande enye, ariko impande enye zose ziba zingana. Iyo wavuze urukiramende aba ari impande enye, ariko haba harimo impande ebyiri ndende zingana n'ebyiri ngufi zingana. Rero aba ari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Harana ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, harakinana ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? A, mbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B, mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Nizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi ntiwagenda ngo parike ikinyabiziga cyawe umwanya munini mu mwinjiriro w'isoko nk'ara Nyabugogo, hara mu irembo ngo haparike ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndetse no mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Murabizi iriya mirongo iri iruhande ku muhanda, iyo icagaguye uba wawurenga ukajya kuhaparika, ariko iyo idacagaguye ubujijwe kuyirenga ngo ujye kuhaparika. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihuke cyangwa cy'imvura bitagishoboka kona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? A, imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B, inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko imbere bakoresha itara ryera, none hano bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo. Inyuma bakoresha itara ritukura, none hano bavuze ngo inyuma ni itara ryera. Urumva ko babicurikiranyije. Nujya mu kizamini wakora mu kanya babikosoye, uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa? Uba ugomba kwitwara ute? A, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. B, mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. C, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, kubera ko akenshi bikunda kuba ari nk'ibinyabiziga ndakumirwa. Rero ugomba guhita ugabanya umuvuduko ukitegura guhagarara utanga inzira. Ndizera ko namusamo D, ndizera ko namuskandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iteme ridahoraho. B, muhanda utaringaniye. C, muhanda winjira mu kuzimu. D, ubutaka bworoshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Uba ugiye kugera ahantu mu muhanda harimo utuntu tw'utunogo, rero bagashyiraho kino cyapa bakubwira ko ugiye kugera ahantu hari umuhanda utaringaniye. Bino byapa nakubwiye kubibona hakiri kare kugira ngo ugere aho hantu warushijeho kwitonda bitaguteza ibyago. Niba bakubwira ko ugiye kugera ahantu hari umuhanda utaringaniye, niba wari uri kwirukanka ushobora guhita ugabanya umuvuduko. Ndizera ko uramutse muri B, ndizera ko uramutse yandika ku papuro. Utari wayihisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. B, kujya iburyo. C, kujya ibumoso. D, kongera umuvuduko. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. Niba ubonye bakudepashije, hari umuntu badepasa ukagira ngo bamwibukije ko yari ari kugenda gahoro, biriya biba byaguteza ibyago. Ahubwo mu gihe bakunyuzeho ugomba guhita ukomezanya umuvuduko wari ufite, cyangwa se ukagabanya umuvuduko kugira ngo uwo muntu ukunyuzeho, kubera ko abagiye gukoresha ruriya ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo, ahita agaruka mu ruhande rw'iburyo adateje impanuka. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? A, umuyobozi. B, umuherekeza. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Niba ari imodoka, umushoferi. Niba ari ipikipiki, umumotari. Niba ari indege, umupilote. Abo nibo bita abayobozi b'ibinyabiziga, ntabwo ari mu nzego za leta. Ndizera ko waramutamo rero A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? A, abanyamaguru. B, ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa. Iyo bavuze inzira nyabagendwa ni ukuvuga ngo ni umuhanda. Icyo gice ni igice cy'umuhanda cyagenewe abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, harimo nka za velomoteri, amagare ndetse n'ibindi. Ndizera ko uramutamo rero C, ndizera ko uramutse yandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo mu badi gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga mudasobwa twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.